ngize gutya ngiye ngize gutya mbabarira ngere kwitariki nabyumve neza kwitariki man nubwa mbere ngiye mfukamye gutya imbere ya mikoro for sure nubwa mbere ubusanzwe ngira egoisme ni igomba yego ariko kubw'icyubahiro mugomba nibyo na byinshi mwizereyemo yego The Ben mbivuze ku itariki ya 9 z'ukwa mbere n'abanyarwanda bamukunda uyu mwaka nzahuramo na byinshi wenda nzanacika intege music bitewe n'ibyo nayiboneyemo nta support kandi nyisho mbikwiriye The Ben nabandi babivuga mu kwa 12 bakagusaba muri New Year Groove yego mbivuze mu kwa mbere yego The Ben sinzi niba nzigera mpura nawe muri aya mezi 11 asigaye imbere ariko igihe n'igihe ndakwinginze tuma ndakwinginze tuma Remedy uyu mwaka avugwa mu izina mu kanwa kawe okay basi uvuga izina ryanjye urisohore ryumvwe n'abantu bagukunda basi nge ndamwisabiye nibiba byakunda nibwo naba naracitse intege nubwo naba ntagikora imiziki narabuze uko mbigenza na support uyu mwaka uzaje kurangira nkuko abandi babigenza basi azaze kunzahura sinzi wenda nzanasubiye no mu cyaro simbizi ariko basi azaba impamvu yo gutuma nongera kugaruka muri biriya bintu reka The Ben reka Mugisha Ben ngenda bigusabye uyu mwaka agire mu mwanya basi kirigira icyo ukora fata impano yihebye ifatika kandi uyigarure mu bintu sibyo ngenda kwinginze ngaba abantu muri kaburimbo mane bari guhita sibyo ngire mfukamye hano ntago mbasha kugera hari wenda ariko ino video nibasha kumugeraho mane nubwa mbere mfukamye to be honest imbere ya microphone ya micro imbere ya kamera ngiye The Ben gira imigemo igize izina ryanjye yivuge mu kanwa kawe gira uruhare ku muziki wanjye ndabizi neza ntago washyiraho ukuboko ngo nanjye ngo mbitesha agaciro ntago bishoboka kabisa kandi ikindi Remedy n'umukozi cyane ndirimbo urya hariho n'inkuru zirusha ibaraya waterura ngo uvuge nimba ikagushyigura maze wayisasira ukayisegura bikanga ariko biragatsindwa uko yabaye sibye Rwanda mbere yari umurokore none na Desa abonye azinywamo intore nanjye sinzi uko yarozwe kuko ntagishaka kuvamo umugore afite udukundi twinshi twabita masleyi ibaze ko adatinya sida ahubwo atinya kuba prege manu utarobanura ku butoni n'uyu ntumuhiteho kuko ibyiwe biteye nye cyuretse habaye Imana asa nawe atazi icyo ashaka yiwe tabara Mana ibaze yishinze abana bo mu ngagare birirwa basohotse every weekend Gisenyi bahora bamushuka bakamunywesha amatabe kandi yari muzima buri samo ya mu misaya kandi yari muzima bamufata nk'umugisha umva yarahindutse mu byumve yarahindutse mu byumve yarahindutse hari ibyo bajya bita pull up niho bahurira n'amaniga menshi
mubonye yisuka amashote ubura umwari wajyaga woza ibyase afite ukuntu agenda ateranya ingirishi nyinshi kandi ipfuye ntabwo abimenya avuga yuko avuka Inyamirambo wiriya sura ntabwo ituruka mu cyaro aho umufatiye ntiyijena upfa kuba ushyushyura mwambura dore ko yihinduye n'izina asigaye aniryamba nkwambura gusa ibyiwe biteye inkeke uretse habaye Imana asa nawe atazi icyo ashaka yewe tabara Mana ibaze yishinze abana bo mu gakariye birirwa basohotse buri weekend Gisenyi bahora bamushuka bakamunywesha amatabe kandi yari muzima buri samoya mu misaya kandi yari muzima amufata nk'umugisha umva yarahindutse mu byumve yarahindutse yarahindutse ati mu byumve yarahindutse bamwita Remedy kuri Precision TV mu kiganiro Behind FM barabimenyereye bamaze kubimenyera Remedy iyo ndirimbo ni shyashya cyane indirimbo man no ni boro nanditse ndebye umushuti wanje man umushuti wanje navuze izina naramurebye life abayemo n'ukuntu muzi kera nyina itantera inspiration ngeze mu rugo nicaye ntacyo ndi gukora ndabyibuka numva birambabaje yarahindutse tunadesigaye azimwe fege wana nyine na desa zingwa mifege kabisa nibwo nanditse na bora ino bora ariko nzayisohora bamwita Remedy turakwakira none kuri Precision Remedy ndabyishimiye man hano hamaze kuba mu rugo ni gahunda hano rwose ni ibintu bisanzwe ako none umaze iminsi uri kunyandikira niba ari ikihe kibazo maze iminsi kabisa man biri seri ibintu nakwandikiye nibyo ni izina ry'Imana ngewe biranakwandikiye byose ndibaza ko umwaka watangira we muntu ku mwaka watangira no mu mpera z'uwashize niwe muntu andikiye SMS ndende kurusha izindi tutarajya kure abantu wenda batazi iyo message kivuga ngewe nararebye mbona ufite access kwa Kazungu noneho ndavuga nti ariko nahereye ni imiziki nayihereye kera wayihereye kera warayanditse narayanditse imiziki narayiririmbye ariko bugeze mbona nananirwa kabisa mbona nananirwa noneho nkananirwa naba abantu batumye nkora imiziki nibura naranabagera impande utanabagera impande kabisa nibura ngo nzavuge ngo okay nshobora kuba naragafashe ariko nibura umuntu wanteye ibi bintu mbese ubona kuze ngendera ku birenge nibura inyungu nakwiye muri ibi ngibi namugize wenda namusuhuza brad sibyo nuvuga ngo kugeza izisani biranakunda ko sindabona ikintu na kimwe mu muziki nta nubwo nibura ndabona nababinkundishije nta nubwo ndabagira ariko niba ari intsinzi ya mbere ni ukuba warakuze ukunda umuntu ukanamubona niko kwandikira SMS jewe rero tudatinze Remedy abantu bakurikiye Precision TV abantu mukurikiye iki kiganiro Remedy yakuze ari umufana ukomeye wa The Ben sana wanambwiye yuko ari umwe mu bantu bakwensipiye gutuma ufatiye igitaro ukavuga uti reka nanjye ibintu mbikore reka mbigerageze ubundi kugira byemere mbere na mbere njya kwitwa izina Remedy byatangiye ku ishuri nshaka kwita ngo Rebel ariko noneho umujenerali arambwira ngo nese bakwise na Remedy ariko Rebel nkaba narabivuze ko gukunda Rebel ariko nta busobanuro bifite urumva none umujenerali arambwira ko se wakwiswe Remedy se bisobanura iki arambwira ati nubwo Meddy nyine atari umuntu mbese uri favorite yawe kurusha abandi ariko byo bifite n'ubusobanuro njyana muri dictionary mbona bifite ubusobanuro naryumvise ko ndigiza mbonye ubusobanuro ariko mu byukuri numvaga ngiye kwitwa Rebel kabisa yego man ariko tukira aho ngaho message yihuse kuri The Ben nk'umuntu ushobora kuza kubona ino video rimwe na rimwe ari gihe mvuga ibintu amarangamutima yabyo akambana make sinzi ukuntu navuga icyo kumuvugaho nabyo dukoze ikiganiro kiwe wenyine kabisa ariko nyine sinzi niba okay nagiye mumenyesha ko intsinzi ya mbere y'umuziki wanjye suko ndeba hafi suko nifuza bikeya wenda ndashobora no kubyumva akavuga ati umpeti nta kintu ashaka ariko ngiye intsinzi yanjye suko twahura ngame ikintu kiri financial
intsinzi yanjye ni ukubona The Ben tukaganira jewe tukaba twaganira njyewe akagira ikibi nambwira hari ukuganira man hari kuganira ukavanamo ibintu byinshi hari umuntu wakwiriye kwihaka kuganiriza like akakubwira inzira akakubwira akaguha ingero z'uburyo ukora ibintu akaguha inama The Ben ni umuntu nshobora kuba numva yabikora kano kanya no kuvuga ngo Remedy njyewe reka mbivuge neza muye na The Ben seriously speaking akaminota 2 akamita 3 yego akambwira ati Remedy njyewe ashobora no kuzanyumva muri interview akumva ndi kuririmba ariko numva njyewe bidahagije ahari mba numva mugeze imbere nagira ndi marangamutima hari naririmba birenze uko nigeze ndirimba cyane kabisa because ibi naririmba naba numva ndi imbere y'umutsinzi kabisa ya wa muntu nawe wakuze wireferaho man I'm sorry mfasha nkore muri net jewe urumva nkore muri net sibyo ariko ndi imbere ya The Ben naririmba harizwe ntigeze mbese bajya bavuga ngo nitujya mu ijuru tuzahinduka bashya ni ukuri ndakubwiriza ukuri ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru sinzi indirimbo naririmba ndi guperform ya The Ben yicaye agatega amatwi talent yanjye agatega amatwi talent maze imyaka hafi nk'itandatu mvuye mu cyaro ndirimba nandika indirimbo z'abandi akumva ibimvamo wenda akampa uburyo wenda akampumuriza akambwira ati okay nubwo utagira aho ugera wiwe akambwira ngo uzaflopinga wari ufite impano byibuza kabisa ukavuga uti flopinga ariko na wa muntu watumye njya mu muziki byibuza mugeze imbere mugera imbere yumve uburyo ndirimba yumve The Ben yatumye nkora umuziki man The Ben yatumye nkora umuziki yatumye nkunda music yatumye nongera kumva nyine hari indirimbo yiwe imwe wabasha kumucurangira yego kunze indirimbo za The Ben nyinshi byagorana kugira ngo The Ben asore indirimbo imari iminsi 3 ntarayimenya utarayimenya kabisa man yewe bino bintu ntarayimenya biragoye The Ben agomba kuza kubona kino kiganiro nyine okay ndabizi neza ko urugendo ntabwo rworoshye urugendo rusaba byinshi urugendo n'urugendo rurerure man king ku rwego rw'uko bisaba kubako ariko njyewe uru rugendo naruze mu bikunda bino bintu ndabikunda ku rwego rw'uko mbe na mbere si gutya byaba byiza ariko nibura wampana uzi ko wicara mu nzu ukabura na connection man ukabura n'umuntu wazavuga ngo numvise uriya mwana ariko uriya mwana arashoboye ese Remedy nge ari ikintu mba nibaza nka wenda nk'ibyo bintu bishobora kuba utekereza ko mu gihe uramutse uhuye nawe hari ikindi kintu hari izindi nzira yafungura zigufasha kuba wakomeza uru rugendo rwawe rw'umuziki nyarwanda hari ibintu abantu bavuga rero The Ben ni umuhanzi wa mbere mu Rwanda mwana got you bro rero The Ben ukuboko kwe guhatse byinshi ku muntu nkanjye ijambo rye risobanuye byinshi ku buzima bwanjye The Ben kuri jyewe uretse Imana yonyine njyewe nemera ko murenze ibikorwa mu bijyanye na support y'umuziki The Ben yabishatse akavuga ngo okay I appreciate impano yawe ndayikunze byonyine icyo kintu one of kind kabisa nk'umuntu ugira urukundo The Ben yumva ijambo okay The Ben areba umuntu akarira man The Ben wamuririmbira yakumva ibyo uririmba akarira The Ben yareba uburyo ubayeho akarira uwo muntu mwana uwo muntu agendana n'umwuka w'Imana man uwo muntu umugeze impande ahindura ubuzima man uwo muntu ahindura ubuzima niyo mpamvu si wakumva uburyo ki naba mfunguye imitego y'Imana Satani kuri jewe yabitegurutse ngiye ku buzima bwanjye kabisa naba mbohotse wenda mu gihe tukiri kwinjira mu kiganiro neza reka tugire indirimbo imwe umunyurizaho ndetse n'uwo The Ben abasha no kumva ibyo bintu uri kumusaba abasha no kumva iyo touch yumva iyo miririmbire yawe ndetse nanaduha nawe mahirwe ko wanahura nawe nabyo bizabeho kandi nabwo ndizera ko utuzigera umenya okay ikwimba karimbo kitwa ni Forever ni keza cyane
twagiye mucurangira indirimbo nziza kabisa. Oh na 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 yeah. Yaba mfite amababara naguruka ngana mu bihe nkakumenyera hazaza hara. Oh no yeah. Je toujours ndagukunda and I stay by your side. Ndabirahiriye iyo duhuje imboni bitandemba bekanye bose imana nkirukanyira gusenga uyu mutima ugufitiye umwenda baby ndagupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera such a need for my back baby katugende ikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever and draw me close to you. I will never leave your side. Yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever. Let's go. Yeah. Even nibarenza se I don't wanna wake up kwenye shida na raha ntuzarira have number the one I lose you I'm gonna breathe my last with you I made a vow mbere itarantukubera n'inzira y'umwijima iyo duhuje imboni mpitandemba bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga uyu mutima ugufitiye umwenda baby ndakupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera such a need from above baby katugende ikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I never leave your side yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever pamera katugende ikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you never leave your side yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever. Bamwita Remedy ari gucuranga indirimbo ya Mugisha Ben. Ndi gucuranga indirimbo mbikunze man. Ubikunze man. No musare no wadanje. No musare no wadanje n'umusanyi mwiza. Njewe uzatinya umuntu nyine abantu bakesha ubuzima. Urumva icyo kintu? Nyine umuntu mugahura akakubwira ngo kuba ndiho ndabikesha uyu. Kuvuga ngo hashimwe Imana yaremye uyu muntu. Ariko umva icyo kintu. Bivuze ngo Remedy kano kanya The Ben aramutse atwandikiye akavuga ngo ndashaka guhura na Remedy. Niki kintu Remedy wasaba The Ben wumva cyagira ikintu gihindura kuri kariyeri yawe kandi uzi neza ko Ben yakigukorera nk'uko umuzi bitewe n'uko umuvuga n'uko tumubona ndetse nk'umu role model wawe muri kariyeri yawe y'umuziki? Yego. Mbo The Ben ni benshi bamusabye. Ni benshi bamusabye byinshi. Ariko nge kuri kariyeri yanjye career yanjye meze ku rwego rw'umuziki The Ben nje duhuye namusaba kungumana ndi close yiwe. Uri close yiwe kabisa. Si collabo. The Ben ntagarara amafaranga na mwaka. The Ben namusaba kumbera inshuti. For sure. Namusaba kumbera inshuti kubera ko first of all icyambere inshuti kandi inshuti nzima niyo gufasha mu byukora. Niyo gufasha mu byukora. Rero bera ko yankorera indirimbo biruta kunkorera indirimbo cyakama collabo kagenda. The Ben namusaba kuzaba hafi yanjye kabisa mu rugendo rwawe umubyeyi wa kariyeri yanjye. Namusaba kundi muntu wa kabiri havuyeho papa watumye mba mukumba hafi cyane kabisa. Ese Remedy tukiraho ngaho wenda
nkwibarize ubu n'umuhanzi mukuru, n'umuhanzi munini, n'umuhanzi mugari. Gusa The Ben nta na label wenda afite, tuvuge ngo wenda yakira abahanzi bato akabafasha wenda akabazamura. Ashobora kukubwira ati nibyo Remedy n'umuhanzi mwiza, n'umuhanzi nagira icyo mfasha mu rugendo rwe, dore ko yagiye anatanga ama stage ku bahanzi bandi bato. Kandi nawe nyeka ko uri muhanzi bafite n'indirimbo nziza by the cyane. Support yose yava kuri Ben, hari ikintu yafasha Remedy niyo yaba itari yo kukugira inshuti iri close, nubwo wenda tutabizi nabyo ushobora gushoboka, ariko ushobora gusanga hari ubundi buryo ki cyangwa se hari indi support ushobora kubona, wowe ugasanga wenda wari wifuje kuba wenda yaba inshuti magara yawe, yaba umujyanama muri kariyeri yawe, ariko noneho ugasanga Ben hari nka option yo kugufasha wenda mu gukora imiziki, tubivuge muri ubwo buryo, wakemera ko yakubera management? The Ben nakubwiye ngo umuntu wifuza akaba igice cy'ubuzima bwawe, akaba inshuti yawe, amahirwe sinayakurahe, kuko niba ngiye nshaka kuba, bivuze ngo ni nkacyo wakamwisabiye, nuko mbese umuntu w'inshuti yawe akakuba hafi, sovuze muri kariyeri yanjye, muri kariyeri nawe itabyumva, mbese yaba managinze byinshi kuri gihe, kuko The Ben ntabwo yakwihanganira kubona impano, man ntabwo yakubona. Ari umujene wanjye bita The Nature, indirimbo yaririmbye avuga ngo ndashaka kubirwanira, ngo nta byo kubona vocaliste ku mihanda asabiriza, urumva. The Ben rero si uwo muntu. The Ben ni wa muntu mwahuruka aririmbira indirimbo nyine agahita abyumva izo muhe, urumva, agahita areba iyo tala, mbese iyo tala isa nkaho yiyakiriye gupfa ubusa akayizahura, urumva. Ese Remedy ubu mu buzima umeze gute? Dukuyeho kariyeri, Remedy noneho umuhanzi, Remedy wacu tuzi dukunze, Remedy w'umuhanzi ariho nabi. Nicyo gisubizo kiri hafi. Nicyo cyiza, Remedy w'umuhanzi ariho nabi. Unuvuga ngo uyu mwaka wa 2026 mu ntangiro zawo tutangiye Remedy atameze neza kabisa. Ku bakunzi ba Remedy niki kintu twagufasha? Njyewe man, imyaka yagiye iza n'indi kagenda, mvuga ngo uyu mwaka ngiye gukora ibintu bya danger, mwaka ngiye gukora ibintu bya danger, ariko aba Petit from nowhere ni nabyiza ko industry yacu igenda ikuza aba Petit, ariko nyine bamara umwaka ukabona mwaka umwe mu Petit isa gafata wa kabiri, ariko still ndacyari mu bintu ngewe, imyaka 6 irashize. Ese Remedy 7 wandika indirimbo neza, icyo kintu urakizi? Yego. Urakizi ko wandika indirimbo neza? Andika indirimbo neza kabisa. Neza cyane. Yego. Bivuze ngo niyo bitaba kuririmba no kwandika byagutunga, kwandika imiziki y'abasani man byantunga. Ariko King James borereho nanabivuge, nabibona zabimenye ko suko umwishyuza no kumwibutsa, ako yarabinyemereye, anyemerana gukora indirimbo, nanambwa ati azanambwira muri session, azambwira muri session ize mwitabire, yambwiye ko ashaka kumva ibindimo byose, ibikurimo byose. Turi no muri Versus ku kiganiro RTV, ariko ahari I mean ntago ari Versus, bakita password ariko twari kuri RTV, urumva. Nyine nagira ngo ahari nanabona ni video azumve ko hari umupeti yigeze kwemerera gutiza umwanya, urumva, gutiza umwanya, ariko umupeti akitegereje, urumva. Ngenda bura amahirwe y'abantu bazi gutanga agaciro k'impano, sibyo k'impano, wa muntu uvuga uti uyu muntu namuhodinga tugakora business. N'umwanditsi mwiza Remedy, n'umuririmbyi mwiza, n'umuvocaliste mwiza, kandi afite n'imiziki myiza iri hanze. Remedy ntabwo uri umuhanzi wo kuvuga udafite icyo uvugiye, ibikorwa birahari. Ikibura noneho ni ubufasha, ikibura ni ibiganza, ikibura ni ugufasha Remedy kugira ngo noneho za nzozi ziwe zirusheho kujya mu buryo, zirusheho kugenda neza, cyane cyane muri uyu mwaka wa 2026. Remedy twakonya tugakwita indirimbo zawe kugira ngo tunemuse abantu n'ibyo ushoboye neza cyane. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Maji. Kaguzunguka boss yigeze ayipostinga, aravuga ngo hari umusani mukuru wayikunze, ariko sinigeze menya ngo ninde. Niba Kazunguka boss yagira ngo ankanga, nari ndi kurigenda ndi kuva i Musanze, numva nabwira shoferi nkamubwa ni wahagaze nkabanza nkasoma ino post neza, kuko sinabyiyumvishaga, n'ubwa mbere na postinze by the way. Yeah.
Oh na 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 na. Oh yeah. Ese would you stay by my side, baby? Unde, baby. Umbere, lady. Dore nabaye nk'imbohe sinshaka kuzana mu kasho. Basa this time birako ntawe uzahindura intero. Wenda life yahinduka isawa ntuzarambirwa. Icyo nzi nuko uzahora staying in my heart. I've never seen somebody watuma niyumva like this. Washyize mind kuraho nazi mbona umbikiye ahazaza. But it's alright, not think about kubyo nkugomba naguha. Wowe my time ora mbisengera just for all that is baby. Burya mba ndi kubagwa nta kinyaya nabitamo mba ngutambira. Ujya ubona urenze nawe mama bihora birya indani cyane. Ibaze kuba imbaga nta kinyaya nabitamo mba ngutambira. Ujya ubona urenze nawe mama bihora birya indani cyane. Uri na cyiza cyane dorera ayo maso yawe c'est magique akose mana yanjye. Uzi guseka neza yaya uri na cyiza cyane dorera ayo maso yawe c'est magique akose mana yanjye. Uzi guseka neza umva kure nabasha kwikora niho bankumvira. Fasha nzakabye inzozi. I want you to be my mistress. Why? I don't know what to do, Tanima. The muhosa. Esubuzi konani saha. Namara mubuzima narafate mave. You're my life. Can't you see the way I feel? Gusa mweretse mindani. Waretera guceka ukabona ko nguko yabidasanzwe. I've never seen somebody yatuma niyumva like this. Washyize mind kuraho nazi mbona umbikiye ahazaza. But it's alright, not think about kubyo nkugomba naguha. Wowe my time ora mbisengera just for all that is baby. Burya mba ndi kubagwa nta kinyaya nabitamo mba ngutambira. Ujya ubona urenze nawe mama bihora birya indani cyane. Uri na cyiza cyane dorera ayo maso yawe c'est magique akose mana yanjye. Uzi guseka neza yaya uri na cyiza cyane dorera ayo maso yawe c'est magique akose mana yanjye. Uzi guseka neza. Di wo kwa Ngofero n'umuhanzi mwiza n'umuvokaliste mwiza. Ese Remedy ubu hari indirimbo iri muri studio yawe yaba yarahezewe cyangwa uri gukoraho? Irahari yaraheze yitwa Tena. Iri kwa producer ya fresh package. Wari uri gupaka kwikora amashusho? Impaka kwikora amashusho ariko ibisazi. Ako indirimbo yo ni fresh. Wadusamplingaho? Sana. Nese ko ibikorwa ari ibyanjye n'abandi bashishura je ntacyo babambwiye. Ayijyanye n'ubundi nakwandika indi. Umva. Natamani kuwa nawe monamu. Uru rukundo bayurwanze najyahe. Kuva zamani niko namye sibyo niga. Iyo ngukunze mba ngukunze umva nkubwira uko wambanye. Simva hasina utambwiye kuzama. Uwo mutima n'ubuzima bikibere wanjye. Simva hasina utambwiye kuzama. Uwo mutima n'ubuzima bikibere wanjye. Ndimo kwirukanka ndimo ndazanga usanga. Rutanyakira nagwa samahani kabla. Urushinge kwisaha rurihuta kundembya. Gezaho gupfa ndeba samahani kabla.
nubinkore tena nara 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 nubinkore tena tena na 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 nubinkore tena nara nara na nubinkore tena tena na 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 ni nziza ubwambere nayumvise ngiye yitwa tena ni nziza icyo wansaba cyose cyose ngo ngumimande try me nakosa nujya unshaka nzoza unanitesa tesa sa mbirahiriye kumana with you ngukunda sana kwano gatangire mani gatangire indirimbo yose se oya ako kwa ruririmbye ngicyo wansaba cyose cyose ngumimande try me nakosa nujya unshaka nzoza unanitesa tesa sana mbirahiriye kumana with you ni part 2 y'iyo ndirimbo ni verse 2 yayo nziza byatari wayikoze ryari ego kimazi manzi zikigiye kumara umwaka igiye kumara amezi nk'atandatu muri studio hanyuma Remedy nashaka no gukomoza muri iyi minsi ku bahanzi bakizamuka noneho ubundi umwaka ushize onaga yuko hari inzira nyinshi zo kubomora mugakora amahiti biki ariko ikigaragara n'abagezeyo bose noneho barazi ni ikihe kibazo gihari man oya ntago uko bazimye men ahubwo industry yarahindutse industry yarahindutse ku rwego rw'uko ibyo navugaga nyine depend n'icyo tandukana ifite n'abandi bantu umuntu agerayo yabona naniwe akumva ko wa munaniro we atifuza ko King yawo profita man we yizamukire ahubwo yabona ko King ari kuzamuka gatafata umupeto ubwo nazimye aje guhita nyibagiza abantu burundu urumva yakwaka support ahubwo nawe ukamwibagiza abantu ugahita umwibagiza abantu niko industry igenda ibura abahanzi gaci bivuze ngo n'abandi bose ikibuga cyabicurikiyeho yego ariko binavugwa yuko ibaze are nigeme abantu bangaye si 2700 muri 5 hagati aho ibaze umujene umaze imyaka hafi y'ubuzima bwanjye mu muziki akakureba maze umwaka bro mu muziki akubwira ngo ngwino nkwereke 7,000 fasha man tarigera uza no kuri stage bro we yazamutse amahirwe atarayigera ibyo nibyo nyine ni ibintu bitera umuntu mu mujinya kumva neza arayishize ariko we man bimwakuraje ahubwo kugira gute gufasha abantu niyo mpamvu rero abatugize ba The Ben nk'abangahe mu Rwanda nawe yaranabivuze nkunda kuvuga kano kantu yarabwiye ati ngiyewe plan mfite cyangwa se ibitekerezo byanjye nuko dugomba gukura umuziki wacu hano tukawugeza ahandi hantu n'abagerageje gufasha abantu twaje kubona ko atari ugufasha totally ese Remedy birashoboka ko umuntu ashobora kuza akazamura umunyempano cyangwa agafasha umunyempano atamukunza akurikiye icyo kintu ari kumukuramo bro abapeti b'imwisi bafite icyo bita umujene arareba akavuga ati wakoze ball ya danje akavuga ati ariko bakwigira inshuti twajyana muri session nka kangahe nkagwa agakolabo kamwe cyangwa se tugakorana ka remix kamwe urumva ariko muri studio nk'iyo minsi yako turi gutegura ka remix uzabanyandikiye ball 5 nyuma yo kugasohora aguteba ishanga agahita aguteba ishanga iyo story igeze kubaho cyane story uzi kuri bagenzi nta muntu ugeze kuko n'abantu ngiye nifashiriza kwandika nta byemerenge babanyijeje ese Remedy tukiraho ngo hari indirimbo mu ndirimbo waba warakoze cyangwa muri mu ndirimbo zawe ukunda zasohotse harimo baba baragusabye ngo mukore remix nk'umuhanzi mukuru cyangwa niyo yaba ari n'undi muhanzi akavuga ati indirimbo nayikunze uretse Rumaga umvise inkoni zamba akama appointment akambwira ati tuzayikorana inkoni zamba akaboro kitwa inkoni zamba gakubite twumve nago nge nkazi Rumaga yarakumvise nyine aravuga ati akaboro ariko bazakaza imisa atari gusohora imiboro bireba ariko nanjye nakumvaga nkavuga ni akizemo yamaganya ye byahita bibi bindi umva ngwinkoni nizo nyungu zumuhate w'ibyo nshyiramengufu ibaze ko mbura ruguru kandi no hepfo ntafite iturufu muri make naheza dayiremi w'abasazi niyo nsangwa nyagasa nuzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba
muri make naheza naha dayiremi w'abasazi niyo nsangwa nyagasani uzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba yego sinkora nk'isabune ariko se kubibuye nabyo biragatabwa muri CV yuko nakuze iminsi nibonye ndira niyo yuzuza agenda ubanza ari igihe bavuze buri gihe uko yanitse aribona rirenga jya mbabazwa n'iwacu bihebye ngo ntacyo mbamariye nanjye ntaho mbaye mpora miga ibiceri gusa keji life nayo nyihora mideni icyo nshaka kuba mba nyibona ikibazo kikaba inzira nibyo bimbere bamba oh yes ibanga mpora n'agahinda n'urupfu rwanze kunjyana konirwa nkunda inkoni nizo nyungu z'umuhate w'ibyo nshyiramo ingufu ibaze ko mbura rugoro kandi no hepfo ntafite itorofo muri make ntaheza ntaha dayiremi w'abasazi niyo nsangwa nyagasani uzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba mbabastu yayo noneho inkuru isanzwe kuri jye ubundi n'umujinya naho umunsi nezere ubwo butunguranye reba nawe kumwubura n'umwe wakugana mbura impamvu maze nkiremera iyanjye nzima naretse kubaza Imana impamvu yangize uku kuko nasanze naba ndi kwiteranya nijoro kunenga ipeti nambaye ngo nuko nsuzugurwa ntaho bihuriye hari abandi utanayobora sibanga mpora n'agahinda gasekinga bamwita Remedy mani ucuranga izi ndirimbo zawe kandi mani urabona ari ukuntu ukora imiziki ukaba ubizi ko ukora ibintu byiza Remedy ubizi ko uririmba neza ubizi ko wandika neza ariko mani ibintu abantu ntibiba byumve ntibigere kure iyo ucuranze ikintu ukagicuranga igihe kinini bigera igihe mani bigera igihe ukumva icyo kintu nyine mani imiziki ngenda irakarira urayirakarira nashatse kwandika indirimbo ngo ndi kukwanga mbwira mani music uburyo nyine nyibwira nkavuga ni warantengushye muri verse nkandikamo uburyo kinyantengushye nyine turi kumbabaza mbese nka kwa kundi ubwira umubebe ko yakuba mwumva ibyo nshaka kubwira umuziki kabisa kuri icyo umuziki warambabaje urambabaza tu kabisa hari ubwo numva boro zanjye numva ibintu nandika bimvuye mu mutwe wanjye nkumva uburyo nkompoza nyine tumva mane nyine biranambabaje tu biranambabaje ese Remedy tukiri aho ngaho nashaka kubaza akantu gatoya mu muziki uretse kuba umuhanzi hari yindi role wabasha nko kujua atari ukwandika no ku mu muziki mu muziki waho ukuntu ushaka kuba wakwita nk'indirimbo za gakondo waririmba mu makwe ya anniversaire njyewe n'ubundi kuririmba mu makwe already mba ngomba kuririmba mu makwe ugomba kuririmbayo kuko bafite uturirimbo tw'urukundo munagomba nka kamwe ngira ngo dukomeje kumvisha abantu impano akaboro ngiye kubaririmbira karanditse bya danje nakurukundo mani kararenze kure cyane urumuri rw'inyenyeri rutagera niho ngeze gukunda ubudasubira inyuma kuri speed y'isegonda ndimo ngenda kilometero ubanza nanjye utari jyewe nabaye undi keretse Imana ireba ikagena ibyo ishaka niyo yampagarika narenze intambwe igaruka ibyiza byose nabashije kwiha mbibona muri wowe uramahora nguseyo Yesu wamisiyo sakakumbuza nibaza nayibamo ntere ubwo naba ntakiri cyewe umura niko nzahora nubwo ibihe byaduhinduka nubwo bazana impamvu ijana umura niko nzahora umura niko nzahora nubwo ibihe byaduhinduka nubwo bazana impamvu ijana umura niko nzahora
niko nzahora. umva ya iyaba byashobokaga ngo nkwite muhoze inshuro ibihumbi, nuko njyambura aho mbihera, vuga ko waharuye inzira yo. Waraje usanga amarira arenga kwita amashyika ku mavi, you put my soul where you want to stay. Ngira ubwoba nk'iyo wansizeyo, aho bita kure y'amaso, uwageze imboni y'ijambo, umpumuriza mbwira yuko nkundayo, ibyiza byose nabashije kwiha mbibona muri wowe, uramahora nguseyo, ese uwamisiyo saka kumbuza, nibaza nayibamo nte ubwo naba ntakiri nkewe, umura niko nzahora, nubwo ibihe byaduhinduka, nubwo bazana impamvu ijana, umura niko nzahora, niko nzahora. Wow. Ndi bifite video man? Wapi nubwo birasohoka. Akwerekera Remedy. Waraje usanga amarira arenga kwita amashyika ku mavi, you put my soul where you want to stay. Ngira ubwoba nk'iyo wansize. Cyaze Remedy man. Bino bintu Remedy. Bagira ngo tubiganireho, binatuma nawe ya minsi yawe umara wicaye witekerezaho cyane. Ayibana kabisa biramfasha man, nyine ngabanya muri mu stress zigashira. Nubwo wenda dukora ibintu byiza ariko bitaragera kure, ariko nanone cyizere cy'Imana cya kigomba kubaho. Remedy reka dupushinga uyu mwaka. Bino bintu tubikore man. Uyu mwaka kereka The Ben ambonye. Agomba kukubona man. Ariko genda bikora kuko genda ufitiye Ben. Let me do this. Basi mfashe sibyo. Ndabizi neza yasabwe na benshi. Yasabwe na benshi. Okay. Asanzwe abikorera abantu. The Ben nareke tubikorere. Abikora soje mwaka. Areke tubikorere mu upcoming. Simubwiye igihe sibyo njyewe. For now. Turi ku itariki ya 9. Yego. Z'ukwezi kwa mbere 2026. To be honest, njyewe ngize gutya. Njyewe ngize gutya. Mbabarira njye kwitariki nabyumve neza. Kwitariki. Man, nubwa mbere ngiye mfukamye gutya imbere ya mikoro. For sure. Nubwa mbere. Ubusanzwe ngira egoisme ni igomba. Yego. Ariko kubw'icyubahiro mugomba nibyo na byinshi mwizereyemo. Yego. The Ben mbivuze ku itariki ya 9 z'ukwa mbere. N'abanyarwanda bamukunda uyu mwaka nzahuramo na byinshi, wenda nzanacika intege music bitewe n'ibyo nayiboneyemo nta support kandi nyisho mbikwiriye. The Ben nabandi babivuga mu kwa 12 bakagusaba muri New Year Groove. Yego. Mbivuze mu kwa mbere. Yego. The Ben sinzi niba nzigera mpura nawe muri aya mezi 11 asigaye imbere. Ariko igihe n'igihe ndakwinginze ndakwinginze tuma Remedy uyu mwaka avugwa mu izina mu kanwa kawe. Okay, basi uvuga izina ryanjye urisohore ryumvwe n'abantu bagukunda. Basi nge ndamwisabiye nibiba byakunda, nibwo naba naracitse intege, nubwo naba ntagikora imiziki, narabuze uko mbigenza na support. Uyu mwaka uzajye kurangira nkuko abandi babigenza. Basi azaze kunzahura, sinzi wenda nzanasubiye no mu cyaro simbizi. Ariko basi azaba impamvu yo gutuma nongera kugaruka muri biriya bintu. Reka The Ben, reka Mugisha Ben. Ngenda bigusabye uyu mwaka agire mu mwanya basi kirigira icyo ukora, fata impano yihebye ifatika kandi uyigarure mu bintu sibyo. Genda kwinginze ngaba abantu muri kaburimbo mane bari guhita sibyo. Ngire mfukamye hano ntago mbasha kugera hari wenda, ariko ino video nibasha kumugeraho mane. Nubwa mbere mfukamye to be honest imbere ya microphone ya micro, imbere ya kamera. Ngiye The Ben igira imigemo igize izina ryanjye yivuge mu kanwa kawe. Gira uruhare ku muziki wanjye, ndabizi neza ntago washyiraho ukuboko ngo nanjye ngo mbitesha agaciro. Ntago bishoboka kabisa. Kandi ikindi Remedy n'umukozi cyane. Uyu mwaka basi reka amateka muziki wanjye. Njye message ndakora uburyo bwose bushoboka. Ben
bino bintu musabye abibonesha amaso ye. Murakoze cyane. Yego. Kandi ikindi dusoza nkunda nyine kugira ngo nitujye tunasaba n'umuntu tujye tunamwereka ibyo dushoboye by the way. Indirimbo twahoze turirimba ni indirimbo zawe, ari indirimbo nyinshi za Ben man. Yego. Indirimbo wenda atanagira ngo uri kuvuga ngo wakoze umufana ari ibintu bije kano kanya. Mugisha Ben uyu yitwa Remedy, n'umuvokalist mwiza, n'umwanditsi mwiza, n'umunyarwanda w'umusore abanyarwanda benshi dukunze duhanze amaso, ariko dutegereje amaboko ashoboye, imbaraga zisoboye zo kumutugaragariza neza, akatugezaho byinshi mu mpano ye, akatugezaho byinshi mu byo yateguye kutugezaho, ariko bidafite imboni cyangwa bidafite aho bigaragarira kubera ko we adashoboye kugeza uyu mwanya. Remedy, twagere ku uyu mwaka twizere ko natwe uyu mwaka Ben nyine ni Mugisha Ben, reka uyu mwaka natwe tumugireho umugisha. Reka nanjye mugireho umugisha. Imana wahereye kera ushaka kumfasha bino bintu. Reka noneho reka tubikore. Uyu mwaka umbere ubuzima, reka iyi miziki y'imikizere cyo kubaho. Man, biragoye nyine, biba bibabaje kumva tala nk'iyi. Man, igomba kumva ngo landlord yakwirukanye man. Ubundi ahandi ntago bibaho man. Ibi bintu reka rwose yakwirukanye. Remedy, reka tukubira uruhande nk'abantu bakunze imiziki yawe. Ubwo nyine njyewe ndabimwisabiye. Urumva? Ndabimwisabiye ewana. Namfashe kabisa, namfashe. Remedy, reka bino bintu biraza kugera kuri Mugisha Ben. Kanirimbira karimba kanje ka mama. Ka mama Let's go. None dusoza mama, turaza gusoreza ku ndirimbo ya Ben runaka kuri bushake. Dusoreza ntari bitwa mu kiganiro. Nibyo byanyabyo akaga ni gahangana. By the way, indirimbo nayo azayumva. Ubundi ngiye iki kiganiro ni icya Ben. Ni icya Ben, reka wari wabimbwiye. Man, nyine wavuye mu rugo umbwira uti mbabarira. Urabizi kabisa, urabizi kabisa. Mbese hahandi mbona nyine numva bigiye kurangira, numva ari we muntu ahari shobora kuba yanzahura, to be honest. Nimba mbikwiriye dabaye, none indirimbo nandikiye mama wanje. Ni true story. Ni true story y'ubuzima bwanje na mama wanje. Azayumve. Ndabizi gira amarangamutima. Ndabizi wita ku mpano. Ndabizi kandi ntago waca hejuru ya diyama ngo uyikandagire kandi uyireba. Nusanga nyirimo uzamfasha. Let's go. Nibyo byanyabyo akaga ni gahangana, iyo biza kuba ibindi wari gukora iyo bwabaga. Byari no gukundo kitabaza amahanga, maze ukongeraho imyaka ukirerera abana. Ntiwari gukunda yuko nicwa n'amatsiko, ibyo wakoze ukiriho wagiye igihe ukenewe. Ntiwari kwicisha imbeho papa ngo akunyagwe akiri mutoro, wari kugenda umetseyo. Iyo nza kuba hari icyo nzi wenda nari kubashe kose, simbe narahawe umwanda nabo mwasangiye byose. Sinari kuruhanya, nari kuba mbibona neza ko amazi asimbura amashereka, cyane ko tutari tworoye burya ngo nikica kagira mubi. Iyo uburetseho nkakura nkajya nkuririmbira, hano nubwo byanga warakoze kumbyara. Iruhukire maze unyurwe n'injyana, mama uzamara ku mutima. Nubwo nakuze ishusho yawe nyibonamo, ese uzi ko nabuze n'ifoto yawe. Fasha jya unsengera na nyuma y'isi nzabeho, nzakuboneho, nkuhobereho, umekeho gatoya, numva uko biryoha. Nzakuboneho, nkuhobereho, umekeho gatoya, numva uko biryoha.
basi nsezeranya niba utari bubabazwe nanjye ngiye kukubaza gutonganya mubyeyi wanjye mbere yo kunyibaruka urgiye ubanza ukambaza sinari kwemera kubyara umwana utazakuza gusa Imana papa senga yo yahinduye amateka ikora ibyo batakeka imukunda aradukunda jya mubabaza kenshi akamfata nkaho ndi umwe kwese akankosoza ineza iyo mbabaye ntabwo aryama ahora ku mavi asenga asengera kuzongera kubonana nawe ntagufata nka mukeba yananumye ngo ngusuhuze burya ngo nikica kagira mubi iyo buretseho nkakura nkajya nkuririmbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara iruhukire maze unyurwe n'injyana mama uzamura ku mutima nubwo nakuze ishusho yawe nyibonamo ese uzi ko nabuze n'ifoto yawe fasha jya unsengera na nyuma y'isi nzabeho nzakuboneho bamwita Remedy indirimbo yitwa mama mama kabisa Imana imuha umugisha yarambyaye nubwo ntamubonye ariko I appreciate kabisa ese Remedy uyu kuwa gatanu gahunda yabipanze kuwa gatanu gahunda ya Remedy wari ukwibyukira bikagenda ngewe gahunda zanjye zibera mu mutwe kubera ko kuzapurika sinabishobora ntabwo babishobora ni byinshi mba numva napanga nibura umuntu ugira ibyo apanga akavuga ngo schedule y'umunsi niyi ndabyuka nje kureba package we namuganira ni umuntu ubifite n'ubushobozi urumva iyo utaragira ubushobozi rero bwo kugira ngo upange ibintu byawe bikunde ufata icyo ubonye mu gihe ubonye uri kumva kuko ubuse mpange ngo ndaba ni studio kandi utazi ko wagezeyo nagezeyo nte urumva rero biba bikomeye barabyumva neza kandi Remedy uyu mwaka 2023 reka tubikore man birashoboka icyo nizera ni mu Mana kandi Imana ikora ibitangaza tugana ku musozo ya ndirimbo ya Ben wayibonye wazo kwita ndirimbo Ben se komanzi nyinshi reba indirimbo imwe nziza Let me tell you I love you. Asa naturimba twe twakira uzima. Hari. Indirimbo nkunda man. Indirimbo nkunda nayikoreye aka video man mu kanya man uretse nkakwereka. Ndayikunda byatari etse nyikwereka aka video rwose nayikoreye aka video Uyo bamari yo ndayizi man oya nagariyo ahubwo wowe numvise ubivuga ngira ngo niyo ari indirimbo ye mani nkunda gucuranga nihera habibi come close sweet yo mubwire ese wabuze uko nzozi mami atari yari nkingi umutima wahoraga oya ntacyakuntwara sinshaka no kubitekereza no sinazigera mpora akakera cyane ariko ngako niyo mpamvu nakibuka man Remedy kandi wakoze kwitabira ikiganiro cyacu kuri Precision TV man reka turebe ko uyu mwaka noneho ibintu bitakunze muri 2025 tugiye gutuma bikunda man kandi reka twizere ko n'Imana igomba kwibamo Imana izabibamo man bless up bless man